Aha umukino w'umumiliyoneri rero twakomeje twabonye uwitwa Gihozo asanga witwa Alice mu nzu barimo kuvugana, arimo kumubaza aho papa we yaba ari. Undi aramubwira ati papa yari ari hano ariko ndamubuze, ati n'ubundi njye ntabwo ndashaka ko ambona. Bisa nkaho Gihozo aribwo yari agitaha, nyine yangaga yuko papa we ashobora kumubona bikaba byagenda nabi. Aho ngaho rero ntago ho turi watinde kuko nta gidakaze cyahabaye, ahubwo uwitwa Tricia yari ari kumwe n'uwitwa Cedric, arangije amubwira ati rero Lucky yavuye ahangaha, turabizi ubushize ko ariko byagenze. Lucky yavuye ahangaha, aravuga ngo arambwira ngo mwubwire yuko amashusho ya CCTV yose bayabuze kandi n'ama hard disk yayo nyine bayibye, nyine bayabuze. Witwa Cedric nyine yese yumva yuko yese isa nkaho ataka, nyine icyizere gitakaye cyuko yamenya wishe cyangwa uri nyuma y'urupfu rwa mushiki we. Aravuga ati ibyo bintu se bikubwiye ryari? Ati mbwira uburyo yakubwiye. Arambwira ati yabimbwiye, ariko arambwira ati duhumure dukomere, barakomeza bashake paka uwo muntu bamubonye. Ati byanga byakunda barashakisha paka uwo muntu bamubonye, ariko nk'uko twabibonye byanga byakunda uyu waba warakoze aya mahano yaba ari Shalom. Byanga byakunda yaba ari Shalom rwose, niyo waba warakoze yano mahano. Aho ngaho rero twavuye turangiza tugaruka kuri papa Alice. Rero amakuru yose murabizi yamenye, ahita ahamagara umugore we, yambwiye ati rero uko twari twarabitekereje, uno papa Alice yemeye ibyo Shalom byanga byakunda yamubwiye, yarabyemeye pe, kuko yabwiye umugore, aramubwira ati abana bawe barananiye, cyangwa abana bawe bafite ubucakura bwinshi kugeza aho bapanga misiyo zirimo n'urupfu. Ati ya marira burya Alice yariraga yari ay'ingona, yaririzaga, ahubwo yapanganye na ka gahungu nakubwiraga kagakoze hano, ngo bakundanaga, barangije banarya kampani ya Shalom. Aka kanya arakimera yuko iriya kampani yari iya Shalom. Nyine muri make ibinyoma Shalom twari tuzi yuko umusaza we waje kubanza agatekereza nahita abyemera. Bisa nkaho yabyemeye, kuko iyo ufashe umwanzuro ukajya kubwira umugore wawe biba nyine yarabyemeye, nyine ko twabibonye kabisa. Aho ngaho rero turangije tuhavuye duhita tubona witwa Gihozo rero yaje asanga witwa, arangije aramubwira ati rero aramubwira ni Gihozo wari usanze hano witwa Tricia. Aramubwira ati njyewe numvisha amakuru yuko witwa Cedric boss wacu ngo ashobora ngo kuba ariwe ngo wicishe, ngo watanzemo igitambo, ngo witwa Kami, kugira ngo abashe kuba yagumana ubutunzi bwe cyangwa yaba umukire birenzeho. Nyine ya magambo y'uwitwa Gihozo nyine ngo yabyumvanye abamotari, nyine utuntu tw'utugambo tw'umutwe. Aho ngaho ntabwo turi warenga, nyine ni twa tugambo twa Gihozo. Aho ngaho gusa Tricia yamubwiye ati ubwo bugambo ujye ubureka, noneho burimo nyine gushaka. Ibaze kuba witwa Cedric akakumva nayo magambo, bye ntabwo byagenda neza. Nyine ibaze kuba warapfushije mushiki wawe, warangiza ukumva amagambo barimo kukuvugaho ngo watanzemo igitambo mushiki wawe, nawe bijya kubabaza. Ako ngaho twavuye turangiye tubona witwa Alice arimo kubwira, witwa Alice yari arimo kubwira Cedric ati Cedric sheri wanjye, ati ndagira ngo mubwire ati bibaye byiza wabwira ari umuntu wamutumye, ashobora kuba ari we ushobora no kuba warishe Alice, kandi uwo muntu twese turimo gutekereza ni Shalom. Ashobora kuba yarishe nyine Kamisori, urumva. Ati rero Alice akomeza amubwira ati rero ubu ngubu ushobora kuba yarishe waratumye ashobora kuba yarishe
Kami kuko ntago twakwiyumvisha uburyo zirasaga za nuza za Ariya kuza kuyitwitisha inda itarimo, kuza kudutesha umutwe no kudusakuriza. Nta kuntu rero byaba bihuriranye no kuba urupfu rwa Kami atabiri inyuma uwo muntu ushobora kuba yaratumye Ariya. Aho ngaho uwitwa Cedric yavuga ati nyamara uzi koko bya bintu ari byo. Rero twese twizira kuri Dani ndetse na papa we. Papa we rero yarimo kumuneka, mwabyumvishe, yarimo kumuneka kugira ngo amenye neza uwitwa Cedric, amenye ibyo ari byo. Yamunetse nyine, amubaza ibya Kami, amubaza ibya Cedric no kugira kampani, amubwira ibintu byinshi, amubaza ibintu byinshi bimwe bikomeye, amubwira ibintu byinshi cyane urumva. Amubwira undi aramuca, ariko nyine byasaga nkaho Dani nawe arimo gushyiramo ubwenge, nyine akamubwira ibintu bikeya nyine. Ntabwo yigeze amwereka yuko aziranye na Cedric, ntabwo yigeze amwereka yuko Cedric ari boss we, nyine ntabwo yigeze amwereka pe, ntabyo yigeze amwereka. Yamweretse yuko nyine nawe nta kintu azi, kuko yabonye papa we arimo gushaka kumukuramo amakuru. Rero ngaho twavuye turangije, uwitwa Cedric yahise ahamagara uwitwa Lucky nk'umuyobozi, nyine aramubwira ati rero ndagira ngo unkurikiranire. Ati yigwisemo wigizeho cya gitekerezo Alice yamugejejeho, ati nyamara wa muntu ushobora kuba yaratumye Ariya hano ashobora kuba ari nawe uri inyuma y'urupfu rwa Kami. Aho ngaho rero ntabwo yigeze azuyaza, ahubwo yavuze ati nyamara kuko ushobora gusanga ari byo, dushobora gusanga ari byo rwose, dushobora gusanga byanga byakunda ari byo, dushobora gusanga ari byo. Ati ahubwo manimero za Ariya noneho njye kumureba, kuko witwa Lucky yese ajya kureba witwa Ariya. Arangije amubwira ati Ariya ugomba kumbwira amakuru yose y'umuntu wagutumye kwa Cedric, y'umuntu wagutumye kujya gukora biriya bintu byose, ukambwira ayo makuru. Wamara kumbwira ayo makuru kugira ngo hato nawe utazisanga ubaye umufatanyacyaha witwa Ariya. Rero yabanje gushaka umuhakanira, ariko yumvishamo yuko ashobora gufungwa, ahita avuga ati nta kibazo, naguha nimero ze z'uwo muntu wamamagaraga, kuko nanjye bamamagaye bambwira yuko bashimuse umwana, ngomba gukora buri kimwe cyose barimo kunsaba. Ati rero nta kindi kintu yo gukora, nanjye nakoze ibyo bansabye. Ati rero nta kindi kintu nari gukora. Rero twasize witwa Lucky bamuhaye nimero. Ese araza kubona uyu mwicanyi, abone n'umuntu ushobora kuba yaratumye Ariya. Ese uyu muntu ni Shalom nk'uko twiyumviye avuga kuri telefone, avuga ngo nizere ko amashusho mwayasibye ndetse n'ayo ma hard disk murebe ukuntu mubigenza. Bisa nkaho ari we ushobora kuba warishe Kami. Shalom yaba noneho byararengereye. Noneho aho ngaho twavuye witwa Daniel ahamagara mushiki we Alice, aramubwira ati nyamara reka mubwire uwitwa papa wacu arimo kutuneka kuko byasaga nkaho arimo kuneka, arimo gushaka kumvanamo amakuru ya Cedric, kandi byasaga nkaho arimo kukunganishaho nyine ibyo yavugaga yaganishaga kuri we na Cedric, kuko yambajije ibya Cedric, ambaza ngo bagiye ngo muri comment, ngabona bisa nkaho uwo ngo Cedric barimo kumuha condoléance yuko yapfishije mushiki we. Arangije nawe akumbaza, arambwira ati ese umukunzi wa Alice waba umuzi? Umukunzi wa Alice uramuzi? Ati umukunzi wa Alice uramuzi? Rero bisa nkaho bano bana na papa wabo barimo nyine kunekana, kandi twabibonye yuko papa wabo yatangiye kwizera witwa Shalom, kandi kwizera Shalom egari yuko gutangira urukundo rwa Alice kuruvuyanga cyangwa kutabwemera, kuko Alice yavuze ati ibaze njye ntabwo nigeze mbwira papa wanjye Cedric, none yamuvuze. Ati kandi ikindi papa wanjye wibuke ko aje hano avuga ko nshobora kuba nkundana n'umukozi cyangwa nkundana n'umukozi.
aturumva rero byaba n'intandaro yo kuba nazagera igihe cyo kumwereka umukunzi wanjye akaba yamwanga. Gusa ariko njye ntabwo nashigikira yuko niyo yamwanga, ngewe nemera yuko urukundo rwa Alice rwagakwiye rugakomeza rukagera kure, rwa Alice na Cedric. Aho ngaho rero twavuye turangije, tuhita tubona uwitwa Shalom. Uwitwa Shalom rero yaje hano muri kampani, aho twabonaga uwitwa Tricia ari kureba impapuro. Ese Shalom aje gukora iki? Ese yaba aje gukora iki nyine agarutse muri kampani? Ese Shalom twabonaga arimo kwihisha, noneho yikanze iki ku buryo noneho agera hano muri kampani cyangwa yanetse? Ese Shalom uwo mwicanyi aho ntabwo yaba agiye kwica Tricia, cyangwa akaba hari undi muntu ashaka kwica kugira ngo abe yabasha kubona ibyangombwa, kuko nta kindi kintu kimuraza inshinga ni ukubona ibyangombwa by'iyi kampani bya originali. Ese Shalom araza gufatwa? Coco mukomeze mugire ibihe byiza mukurikirana yino filime, muza hano tukiganirira, mumbwira muri comment ukuntu bimeze. Coco mukomeze mugire ibihe byiza.